Ikaze kuri Niva Palavlog. Uyu munsi twanyarukiye mu buzima, tugiye kurebera hamwe akamaro cyangwa se ibyiza byo kurya intoryi. Se hari ibyiza byo kurya intoryi? Se kurya intoryi hari ikintu byafasha umubiri wa muntu? Nibyo rero tugiye kureba uyu munsi. Intoryi zibarwa mu byiciro by'imboga, aho zifite akamaro gakomeye ku bantu bazirya, byose bigashingira ku ntungamubiri ziboneka mu ntoryi. Ibyiza by'intoryi rero byo ni byinshi, turavuga bimwe ariko ibindi nabyo tuzabivugaho. Hari amoko menshi y'intoryi ariko yose agahuriza ku ntungamubiri zimwe. Intoryi zishobora gutekwa mu buryo bwinshi butandukanye, harimo kuzishyira mu bindi biryo, kuzikoramo agasosi n'ibindi. Intungamubiri dusanga mu ntoryi rero muri rusange harimo ibitera imbaraga garama 20, ibyitwa carbohydrates garama 5, ibyitwa fibre garama 3, intungamubiri zo mu bwoko bwa proteine, umunyungugu wa manganese, folate, umunyungugu wa potassium, vitamine K, vitamine C, umunyungugu wa magnesium, vitamine B1, umunyungugu wa cuivre, umunyungugu wa calcium, umunyungugu wa phosphore. Vitamine zo mu bwoko bwa B zo harimo rwose vitamine nyinshi kuko harimo B1, B2, B3, B5, B6 ndetse na B9. Mu mboga z'intoryi rero dusangamo amavitamine n'imyunyungugu bitandukanye bituma ziba imboga nziza ku mubiri wa muntu, byose ariko bigashingira kuri izo ntungamubiri. Abantu rero baribaza ngo ese ni akahe kamaro ko kurya intoryi cyangwa se ni ibihe byiza ku muntu wariye intoryi? Kurya intoryi rero bifite akamaro kanini ku mubiri wa muntu, harimo kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri. Burya mu ntoryi dusangamo ibinyabutabire byitwa antioxida. Ibi binyabutabire bikaba byirukana mu mubiri ibyitwa free radical bishobora kwangiza uturemangingo, bityo n'uburwayi bwa kanseri bukaba bwavubuka biturutse kuri ibyo binyabutabire bwa free radical. Ikinyabutabire cya antocianine dusanga mu ntoryi nicyo ubushakashatsi bugaragaza ko kirinda umubiri kikarinda n'uturemangingo twawo. Ndetse kandi kurya intoryi bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa zahabwaga intoryi mu gihe kingana n'ibyumweru 2 bwagaragaje ko kurya intoryi byagabanyije ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol bishobora kuzibiranya imitsi itwara amaraso, ndetse n'uburwayi bw'umutima bukaba bwaboneraho. Ku bantu rero ntiharakorwa ubushakashatsi bwimbitse ngo harebwe ingaruka zo kurya intoryi no kugabanya ibinure bibi mu mubiri, ariko muri rusange byemezwa n'abahanga mu mirire ko intoryi zigira ingaruka nziza ku mikorere y'umutima. Ndetse kandi intoryi zifasha umubiri gushyira isukari ku murongo cyangwa se nyine ku kigero cyiza, ntibe nyinshi mu mubiri cyangwa ntibe mo nkeya mu mubiri. Kurya intoryi rero bituma umubiri ubasha kugabanya isukari nyinshi cyane ku bantu bafite indwara ya diyabete, zikaba n'amahitamo meza ku mafunguro yabo ya buri munsi, kuko ibyitwa fibres dusanga mu mboga z'intoryi zigabanya umuvuduko w'igogora ndetse bikanagabanya uko isukari yinjira binyuze mu mara. Ibyo rero bikaba binatuma isukari igera mu maraso ikiyongera kugira ngo itiyongera ku kigero kinini. Hari ubundi bushakashatsi rero bwakoze buza kugaragara ko ibyitwa porenos dusanga muri izi mboga nyine z'intoryi nabyo bifasha umubiri kugabanya isukari mu maraso, ndetse bikaba binongera ivugurwa ry'umusemburo wa insulin ku bwinshi, kandi ari ugabanya isukari mu maraso. Ariko kandi kurya intoryi binafasha abifuza kugabanya ibiro by'umurengera. Kurya intoryi byafasha abifuza nyine kubyibuha kubera ko kunanuka murambabarira nyine abantu bashaka kunanuka, kubera ko zikungahaye ku byitwa fibre bituma umuntu amara igihe kinini yumva ahaze, bityo bikagabanya ingano nini y'ibiryo arya ku munsi. Nanone mu ntoryi dusangamo ibinyamasukari bike cyane, ibyo bikaba bituma umubiri w'uwaziriye ukoresha amasukari ubitse ashobora kuba n'ibinure. Ibyo rero bikaba bigabanya umubyibuho ukabije. Ndetse kandi kurya intoryi bigufasha mu migendekere myiza y'igogora, kuko umuntu urya intoryi bituma igogora rye rigenda neza. Ibi bigaterwa n'uko zikungahaye ku byitwa fibre bifasha nako mu migendekere myiza y'igogora.
Ariko kandi kurya intoryi cyangwa se umuntu wariye rwose intoryi aba afite amagufwa akomeye, bityo nyine intoryi zifasha kugira ngo zikomeze amagufwa. Mu mboga z'intoryi dusangamo umunyungugu wa calcium na phosphore, bituma amagufa akomera ndetse bikanagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya osteoporosis itera kumungwa kw'amagufwa, bityo amagufwa akaba yavunika ku buryo bworoshye. Ariko kandi kurya intoryi bifasha imikorere myiza y'ubwonko. Mu ntoryi dusangamo ibyitwa phytonutrients, bisobanura ko ari intungamubiri zikomoka ku bimera zitera imikorere myiza y'ubwonko ndetse bikanongera ubushobozi bwo gufata ubwonko bwo cyane cyane abanyeshuri ngo uyu muti ndawubarangiye. Ibi bigaterwa n'uko ibyitwa antioxidant dusanga mu ntoryi bigabanya ibinyabutabire bya free radical mu mubiri, ibyo bigatera gutembera neza kw'amaraso mu bwonko ndetse n'umwuka mwiza mu bwonko. Nanone mu ntoryi dusangamo ibyitwa scopolamine bituma umusemburo wa serotonin uvuburwa, kandi uyu musemburo ugira ingaruka nziza ku mikorere y'ubwonko. Ariko kandi intoryi zirinda uruhu rwa muntu ndetse n'umusatsi. Mu mboga z'intoryi dusangamo vitamin C ifasha umubiri kugabanya ibinyabutabire byitwa free radical bishobora kwangiza uturemangingo tw'uruhu. Naho intungamubiri dusanga mu ntoryi zirinda uruhu gusaza imburagihe, bikarinda iminkanyari. Nanone ubutabire bwa feri, umunyungugu wa zinc, ibyitwa folate n'umunyungugu wa potassium byongera amaraso atembera mu ruhu rw'umutwe, bityo bikaba byanatera umusatsi gukura neza. Ubwonko bw'abantu mushaka gukuza umusatsi singibi ndabibabwiye. Dusoza rero, intoryi zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zirimo amavitamine n'imyunyungugu myinshi bituma zigira akamaro kanini ku mubiri wa muntu, karimo kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri, kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima n'ibindi. Ngaye nguko abantu mwibaza ngo ese kurya intoryi bizatumarira iki mu buzima bwacu? Dore akangaka ni akamaro kose ko kurya intoryi. Kambashimire cyane, ariko mbibutsa gukanda hariya hejuru kuri subscribe kugira ngo mukomeze kudukurikira, like, share na comments muzishyireho cyane, muraba mudushyigikiye. Ni kuri Niva Paula Vlog, njye ndi Cynthia Nishimwe.